Muraho neza bakunzi bacu barabadukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aho tuje gukosora ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku nota hejuru kandi bitatugoye. Ese no kubera iki tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizami kimwe kimaze gukorwa wagerwaho mu kizame cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse byo mwa kino kizame kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizame ukorere mwite utsindi ikintu ubusabwa no kubonera ku gihe kino kizame kiba kimaze gukorwa. Kugira ngo rero ujye ukibonera ku gihe mbere y'uko ureba ino video ujyaho hasi hasa umukara ndetse ngo subscribe ukahakanda. Imaze kwakanda ikintu cyose nkizeho kiba ari icyagufasha ko wajya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda ugira ahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere yaba ari amasomo ngenda mbashyiraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo byabajijwe, byaba bibazo nkunda gupostinga bari gukunda kuza mu kizame ugira ahita ubibonera ku gihe. Ibyo byose aba ari byatuma ujya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero kanda subscribe kugira ngo ibyo byose nkizeho ujye uhita ubibonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga link. Ushaka kode twandikire kuri 0789351626 tugufashe kubona kode aho waba hose mu gihugu. Ukeneye kwiga uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu shuri cyangwa bitewe n'akazi ukora, twandikire uduha amasaha ubona akunogeye ku munsi. Twandikiye kuri 0789351626 cyangwa uyiduhamagare iyo nimero tugufashe kwiga mu buryo bwa online aho waba hose mu gihugu amasaha yari yose waba ushaka. Ndakeka ko mwamaze gufata agapapuro, ndakeka ko mwamaze gufata agakaramu, ndakeka ko mwamaze gukanda subscribe hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ibibazo biragaruka, ni ingenzi ko ikibazo twakivaho ucyumvishe. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo inzira nyabagendwa ifite ibyerekezo bibiri, uruhande rw'ibumoso rudufasha iki? Turi kugenda muri kaburimbo ifite uruhande rw'iburyo n'urw'ibumoso, ni ukuvuga ngo igendwamo mu byerekezo byombi. Hari abajya imbere hari n'abaza bagusanga. Ese runo ruhande rw'ibumoso ko muzi ko mu Rwanda dukoresha uruhande rw'iburyo, urw'ibumoso rwo ruba rwadufasha iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Hano hari ibisubizo 4 baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri cyandika ku papuro. Araho ngo kunyuranaho gusa ntugaruke iburyo bwawe, mbega ngo kunyuranaho cyangwa gukatira ibumoso. Seka ngo hemerewe kugenda imodoka zihuta gusa, deka ngo gukatira iburyo gusa utanyuranyeho. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20 mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, kunyuranaho cyangwa gukatira ibumoso. Murabizi rura ruhande rw'ibumoso rudufasha kunyuranaho, mu ndimi z'amahanga nibyo mwita kudepasa cyangwa gukatira ibumoso. Ukeneye kode twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0788351626 ngufashe kubona kode aho waba hose mu gihugu mu gihe gitoya. Ikibazo cya kabiri kirabaza ngo nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira udanagura kirahuri tungahe? Imvura iri kugwa ukabona hari utuntu turi kugenda duhanagura ibirahuri. Ese nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira tungahe? A iravuga ngo 2, B ikavuga ngo 3, C ikavuga ngo 1, D ikavuga ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Iyo bivuze ngo nta iso cy'ukuri kirimo niba ari bwo bwa mbere dukosoranye ikizame baba bashatse kuvuga ngo A ntabwo ari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Wowe hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, 1. Nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri 1. Hari icyo uzabona gifite 2 ariko hano bavuze nibura. Kubera bavuze nibura no kuvuga ngo kiba kigomba kuba gifite 1 ariko hari n'ibishobora kuturenza, ariko nibura kikaba gifite 1. Ndakeka ko ramaze guhitamo C, ndakeka ko ramaze kuyandika
ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatatu, kirabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe ntabwo yahora yaka igihe cyose, hari igihe kigera bikaba ngombwa ko wayazimya. Wayazimya mu bihe bihe? Ariho ngo iyo umuhanda umurikiye umuyobozi abasha kureba muri metero 20, mbega ngo iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi, sega ngo iyo ari mu nsisiro, ndeka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Iyo bavuze ngo ibisubizo byose ni ukuri, ni ukuvuga ngo A iba ari igisubizo cy'ukuri, B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Hano rero urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi, kubera iki? Ko amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe birashoboka ko ushobora kuba uri kuza, hari ikinyabiziga kiri kuza kigusanga, wayacana bigatuma atareba imbere neza, bikaba byamuteza ibyago. Bino byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu mugomba kwitonda. Ikibazo cya kane kikabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye, cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze, nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200, imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda, n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe n'umwarimu, iyo bagenda mu muhanda ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe, bagaragazwa ku buryo bukurikira. Batubwiye ngo bitewe n'ukuntu ibihe bimeze, ashobora kuba ari igihe cy'imvura hari nk'ibihu, cyangwa akaba ari igihe cy'izuba hari nk'umucucu. Rero ni ngombwa ngo hagire ukuntu bagaragazwa kugira ngo umuyobozi w'ikinyabiziga akiri kure amenye ingamba arafata. Ese bagaragazwa ku buhe buryo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Arangwa imbere ni itara ryera ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Ikibazo cya B ikavuga ngo inyuma, B ikavuga ngo inyuma ni itara ry'umuhondo ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko igisubizo cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Ubundi imbere aba ari itara ryera ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Ndakeka ko waramaze guhitamo A. Ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ni ryari itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa mu masangano? Ese ni ryari? Arangwa iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari. Mbega ngo iyo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora, sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ni ryari itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa mu masangano? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndakeka ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari, hahita hakurikizwa rino tegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo, cyangwa se iyo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora, kuko kiramutse gihari icyo kimenyetso kiba kiri gutanga abaratambuka mbere. Niba hatse umutuku hari abahagarara, haka icyatsi abandi bagende, haka umuhondo mwitegure guhagarara. Ubwo rero haka umutuku wowe bakaguhagarika, hari abandi yemereye kugenda. Rero mu gihe bino bimenyetso bimurika bitakora, hakoreshwa rino tegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo. Ndakeka ko namaze guhitamo C. Ndakeka ko namaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatandatu, kirabaza ngo ibimenyetso bimurika byerekana uburyo bwo kugendera mu muhanda kw'ibinyabiziga bishyirwa iburyo bw'umuhanda, ariko bishobora no gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda. Mwese murabizi, mujya mugera kwa ziriya feruje ukabona ubundi zakagombye kuba ziri iburyo, ariko hari ahantu ugera cyane cyane hano mu mujyi wa Kigali
mukabona zimwe barazimanitse ziri hejuru, mukabona izindi ziri ibumoso. Kubera iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo hakurikijwe icyerekezo abagenzi bireba baganamo. Mbega ngo hakurikijwe icyo ibyo bimenyetso bigamije kwerekana. Sega ngo kugira ngo birusheho kugaragara neza, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ubwo A ikaba ari ikiso cy'ukuri hakurikijwe icyerekezo abagenzi bireba baganamo, na B ikaba ari ikiso cy'ukuri hakurikijwe icyo ibyo bimenyetso bigamije kwerekana, ndetse na C ikaba ari ikiso cyanya cyo kugira ngo birusheho kugaragara neza. Hano urabona ikiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko ikiso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Ikiso cy'ukuri nta kindi ni C. Bishyirwaho kugira ngo birusheho kugaragara neza, usibye na bino bimenyetso bimurika na biriya byapa n'imirongo yo mu mihanda, byose bishyirwaho kugira ngo birusheho kugaragara neza, birusheho kugaragarira neza abo bireba. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo iki cyapa kivuga iki? Icyapa cyacu ese we turi gukosorana kino kizame uri kubona gifite ishusho. Iyo uvuze ishusho y'icyapa ni ukuvuga ngo ese kino cyapa uri kubona ari mpande eshatu, ese kino cyapa uri kubona ari urukiramende, ese kino cyapa uri kubona ari uruziga. Nibyo bita ishusho y'icyapa. Kino cyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu, ibirango by'umweru, handitsemo 30 ariko ucishijemo umurongo utukura. Kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Ariho ngo umuvuduko ntarengwa ni kilometero 30 mu isaha. Nkwibuza ko ibintu bya kilometero runaka mu isaha, ikinyabiziga gifite moteri kiba gifite ahantu uri kujya urabirebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha. Mbega ngo iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. Sega ngo iherezo ry'umuvuduko muto utegetswe, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo umuvuduko uri hejuru kilometero 30 mu isaha. Hano urabona ikiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko ikiso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano ikiso cy'ukuri nta kindi ni B. Iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. Iyo ubonye kino cyapa gicishijemo umurongo utukura, hari umuvuduko baba bagutegetse. Mbere uba wabonye kino cyapa kidacishijemo umurongo utukura, cyo kiba kikubwira ko niba ugeze aho hantu ugeze ukahasanga icyo cyapa, urahita wongera umuvuduko muto ukageragenderaho, akaba ari kilometero runaka bitewe n'ibyo bashyize mu kirango. None iyo bonye kino cyo noneho cyanditse kirimo umurongo, no kuvuga ngo umuvuduko ugeze ku iherezo ry'uwo muvuduko muke bari bagutegetse. Ndakeka ko byumvishe. Niba bari kubwira ngo umuvuduko muto uragendaho ni kilometero 30 mu isaha, ukaba ubonye kino kirimo umurongo, uho uba wahita ugabanya umuvuduko ukaba wagenda munsi y'uwo nguwo bari bagutegetse. Niyo mpamvu hano ikiso cy'ukuri nta kindi ari B. Iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo niwe muntu ushobora gusimbura ibimenyetso byo mu muhanda dutegetswe kubaha? Aravuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga w'ikinyamitende, mbega ngo umunyamaguru, sega ngo umukozi ubifitiye ububasha, mbega ngo umuyobozi wa bisi. Hano urabona ikiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Niwe muntu ushobora gusimbura ibimenyetso byo mu mihanda dutegetswe kubaha. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Ikiso cy'ukuri nta kindi ni hano ikiso cy'ukuri nta kindi ni C, umukozi ubifitiye ububasha. Wenda tugeze hariya kuri feruje dusanze biriya bimenyetso byaka bidakora, tukasanga umupolisi ko n'umukozi ubifitiye ububasha, cyangwa niba abakorerabushake mwese mujya mubabona. Rero tuba dutegetswe kubaha ibyo aratubwira. Yakubwira ngo hagarara umwanya muto ukaba uhagaze, yakubwira ngo komeza ugakomeza. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo imbere yawe iki cyapa kikubwiye iki? Icyapa cyacu gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'ubururu, hacishijemo imirongo ikoza agakubo ibiri itukura. Kino cyapa gisobanura iki rero? Aravuga ngo umuvuduko ntarengwa wemewe. Mbega ngo iherezo ry'ibyo wabuzwaga. Sega ngo guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe. Mbega ngo birabujijwe kuhinjira. Hano urabona ikiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ikiso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kuramana turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri amaze kugihitamo.
ndakeka ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni se. Guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe. Iyo ugeze hano hantu ukasanga kino cyapa ntabwo wemerewe kuhagarara. Ni ukuvuga ngo iyo hacishiyemo umurongo umweho baba bari kuvuga ngo birabujijwe kuhagarara umwanya munini, ariko iyo ari ibiri ikoza agakubo umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe kuhagarara aho hantu. Ndakeka ko ramaze guhitamo se, ndakeka ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki? Araho ngo nyuma y'umwaka umwe, mbega ngo nyuma y'imyaka 2. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri inyuma y'umwaka umwe na B ikaba ari iso cy'ukuri nyuma y'imyaka 2. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta iso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Abari nyuma y'imyaka 2, ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'imyaka 2. Ndakeka ko ramaze guhitamo B, ndakeka ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 11. Kibaza ngo iki kirabaza ngo ni ryari ushobora kwakiriza icyarimwe amatara yose ndangacyerekezo y'ikinyabiziga? Ahubwo se bibaho? Niba bibaho bibaho ryari? Ara ngo mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda. Mbega ngo mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari iso cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda, cyangwa mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago, gishobora kuba wenda cyacitse feri, ugahita rero wakiriza icyarimwe amatara yose ndangacyerekezo y'ikinyabiziga cyawe kugira ngo uburire abandi bari gukoresha umuhanda bamenye ko bagomba kuguha inzira kugira ngo utabateza ibyago. Bino byago harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo uhuye n'ingorane utwaye ikinyabiziga mu muhanda ufite ibyerekezo 2, ufite ikimenyetso kiburira cya mpande 3, wagishyira mu ntera ingana iki uvuye aho ikinyabiziga cyahagaze? Niba utwaye imodoka ikagupfiraho ntabwo waterura ikamyo, ahubwo iyo ufite kino kimenyetso cya mpande 3 kiburira, hari intera ugishyiramo kugira ngo abandi bayobozi b'ibinyabiziga baza bagusanga bamenye ko bagomba kwitonda. Ese uba wagishyira mu ntera ingana iki? Ibintu mukunda kubibona cyane cyane abantu bakunda gutembera. Ara ngo muri metero 5, B ikaba nk'iki, B ikaba muri metero 25, Sega ngo muri metero 45, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo muri metero 100. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B. Ugomba kugishyira muri metero 25 uvuye ahantu ikinyabiziga cyawe cyahagaze. Mbibutsa ko ushaka kode twandikiye cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 ngufashe kubona kode aho waba urose mu gihugu. Hari kode za provisoire, hakaba kode za kategori zose. Mutwandikiye cyangwa muduhamagare kuri izo nimero tuyafashemo. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online, urekure bitagukunda ngo uze twigane mu shuri, turakwigisha ukaduha amasaha ubona kunogeye uboneka ku munsi. Ayo masaha yageze turaboneka twakwigisha, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukaba twizeye ko nugerwaho uzakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikiye cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 bigufashemo. Ndakeka ko ramuzwe itamo B metero 25, ndakeka ko kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo telefoni ngendanwa nigomba gukoreshwa. Telefoni ko ari izacu ntitugomba kuzikoresha he? Areba ngo hari ibimenyetso bimurika, ubwo ni kuri za feruje. Beka ngo igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu saha. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri
kirimo. Hano muri icyo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Icyo cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko icyo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko icyo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Icyo cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo A, ntabwo ari icyo cy'ukuri, B ntabwo ari icyo cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cy'ukuri. Telefone igendanwa igomba gukoreshwa igihe utwaye ikinyabiziga, umuvuduko uwo ari wo wose, aho ariho hose. Niyo mpamvu hari aho bavuze ku bimenyetso bimurika. Kuri B bavuga kuri kilometero 20 mu isaha, kandi waba utwaye kuri 40 mu isaha, waba utwaye kuri 10 mu isaha, ntabwo wemerewe gukoresha telefone. Waba uri gutwara ahantu hatari feruje, ntabwo wemerewe gukoresha telefone. Niyo mpamvu hano duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko ramazwe guhitamo C. Ndakeka ko ramazwe guhitamo D ivuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko ramazwe yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo kunyuranaho bibujijwe gusa igihe, kudepasa bibujijwe gusa igihe byagenze ute? Arangwa igihe mu muhanda hagati hashushanyijemo umurongo w'umweru ucagaguye. Mbega ngo umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye. Sega ngo ikinyabiziga gitwawe ku musozi unyerera. Deka ngo nta gisubizo cy'ukuri. Hano urabona icyo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Icyo cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Mwa kino kizame kiba gikozwe ari icya mbere. Barakunda kubazamo ibibazo byinshi. Ni ingenzi ko wajya mu kizame umaze gukosora kino kizame, ko murabizi ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizame kimwe kimaze gukorwa, wagerwa mu kizame cyawe ukabona ibibazo 10 byagarutse byo mwa kino kizame kimwe ukosoye. Ikintu ubusabwa mu gihe udafite amafaranga ngo uze tukwigishe, ukanda subscribe hasi, ikintu cyose nshyizeho ukajya ukibonera ku gihe, aba ari icyagufasha kwajya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda. Ugira ahita ukibonera ku gihe, byaba ari ibibazo postinga, cyaba kino kizame kiba kimaze gukorwa, yaba ano masomo ngenda mbashyiriraho agenda abasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe. Na kano kanya bonye hari ikintu kiri kugora, ucyandika muri comment ugakanda subscribe, nkawudegura isomo nkazarikiraho ukazahita uribonera ku gihe. Kunyuranaho bibujijwe gusa igihe. Hano ndakeka ko bamaze guhitamo icyo cy'ukuri. Ndakeka ko bamaze kucyandika ku papuro. Icyo cy'ukuri nta kindi ni B. Mu gihe umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye. Ndakeka ko bamaze guhitamo rero B. Ndakeka ko bamaze kuyandika ku papuro. Utari wahisemo n'ikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya uhita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo iyo mu muhanda hashushanyijemo umurongo wera ucagaguye ntugomba. Murabizi iriya mirongo irombereje hagati mu muhanda, hari igihe uba ucagaguye, hari igihe uba udacagaguye. Rero mu gihe udacagaguye, mu gihe umurongo wera ucagaguye ntugomba gukora iki? Ngo ntugomba kujya mu kindi gice cy'umuhanda. Mbega ngo ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Sega ngo agomba guhagarika ikinyabiziga. Deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona icyo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Icyo cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko icyo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko icyo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Icyo cy'ukuri nta kindi ni B. Ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Biba ngombwa ryari? Tegereze neza. Ikibazo cya 15 kibaza ngo iyo mu muhanda hashushanyijemo umurongo wera ucagaguye ntugomba. Iyo uriya murongo ucagaguye, uba ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Biba ngombwa iyo ugiye kunyuranaho cyangwa ugiye guhindura nk'icyerekezo. Noneho iyo murango ucagaguye hagati, uriya murongo urombereje hagati mu muhanda, iyo udacagaguye ho ntugomba kujya mu kindi gice cy'umuhanda. Ariko mu gihe ucagaguye, uba ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Bikaba ngombwa mu gihe ushaka kudepasa cyangwa ushaka guhindura icyerekezo. Ndakeka ko bamaze guhitamo B. Ndakeka ko bamaze kuyandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'ikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya warahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 16 yabaza ngo naye matara umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukoresha mu gihe cy'ibihu. Urabona iriya modoka natwe ntabwo turi kuyibona neza, hari ibihu byinshi, ntabwo uri kureba imbere mu ntera runaka. Ese naye matara uba ugomba gukoresha kugira ngo abaza bagusanga bakubone? Areba ngo amatara akamenabihu y'imbere n'ay'inyuma hamwe n'amatara magufi. Mbega ngo amatara akamenabihu y'imbere n'ay'inyuma, sega ngo amatara magufi, deka ngo urumuri rusanzwe.
ese ni ayahe matara uba ugomba gukoresha kugira ngo abaza bagusanga bamenye ko bagomba kwitonda bakumonere kure. Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A. Ukoresha amatara kamenabihu y'imbere ndetse n'ay'inyuma hamwe n'amatara magufi. Ibyo ngibyo byorohera abandi bari kuza bagusanga, nawe bikakorohera kuba wareba imbere, ko nka yano matara kamenabihu atuma ureba mu ntera runaka imbere yawe. Haba hari nk'icyago ukabibonera kure, ukamenya ukuntu uririnda. Murabizi biriya byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 17 kikabaza ngo ni ikibazo y'ikinyabiziga yakora mu gihe abonye icyapa kiburira cya mpande eshatu gitukura mu muhanda. Bino byapa tugunda kubibona, ukabona uri kugenda mu muhanda ukabona icyapa cya mpande eshatu. Ese uba ugomba kwitwara ute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri. Aravuga ngo hagarara utegereze amabwiriza. Mbega ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye. Sega ngo kukireka ukagumana umuvuduko ufite ugakomeza, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo hagarara kuri icyo cyapa cya mpande eshatu mbere yo gukomeza. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Mu gihe ubonye kiriya cyapa hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye. Ubundi nujya mu kizame ukabona mu bisubizo 4 baguhaye harimo icyo bashyizemo ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ngo agomba kugabanya umuvuduko, ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ngo agomba guhagarara. Ntabwo nkubwiye ko 100% ari ibisubizo by'ukuri, ariko nka 70% iyo bihisemo, iyo uri kubona nta kindi wizeyemo 100% wahitamo ugahitamo icyo ngicyo kivuga kugabanya umuvuduko, guhagarara. Gikunda kuba ari igiso cyanyacyo. Murabizi hano dukosora ikizame tugenda tubabwira n'amabanga agenda bafasha kuzakora rimwe mugahita mutsinda. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukora ahuye n'amatungo mu muhanda. Uri kugenda mu muhanda uhuye n'amatungo, wenda se ni umunsi w'isoko bayajyanye mu isoko, uba ugomba gukora iki rero nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Ari ngo kuvuza ihoni kugira ngo zihunge. Mbega ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko zigatambuka. Sega ngo kwatsa amatara maremare kugira ngo utambuke wihuta mu buryo bushoboka bwose, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo kuvuza ihoni ukanyuraho witonze. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko zigatambuka. Nari maze kubivuga ku kibazo tusoje. Niba utari ukoze kino kibazo umenye ko untengushye. Ubundi wakagombye guhitamo nk'uko nabikubwiye, niba nta kindi gisozo cy'ukuri wari wizeye 100%, wagombye guhitamo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. Ibyo bikunda kuba ari ibisubizo by'ukuri, bikunda kuba ari ibisubizo bya nyabyo. Muzajya mubibona ku bibazo byinshi, kandi bino bibazo bikunda kuza cyane. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ugeze mu masangano y'umuhanda usanga ibimenyetso bimurika bidakora, wakora iki? Umukozi ubifitiye ububasha guhaye iki kimenyetso. Ugeze hariya ku maferuje, murabizi abari gukoresha amatara 3, ugasanga ntabwo ari gukora, ariko ukahasanga umukozi ubifitiye ububasha akaguha kino kimenyetso. Ese uba ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye. Ari ngo ukata ibumoso gusa, mbega ngo ukata iburyo gusa ugakomeza imbere. Sega ngo guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto, deka ngo komeza imbere gusa. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C. Guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto. Kuko hari ahantu hahurira ibinyabiziga byinshi kandi biri kujya mu byerekezo bitandukanye, aguha kino kimenyetso hari abandi yemereye kugenda. Rero uba ugomba kumwubaha ugahagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto. Ntabwo ugiye kwamara isaha, ntabwo ugiye kwamara iminota myinshi, aguhagarika nk'iminota 3 nawe akakwemera ukagenda ugakomeza urugendo rwawe. Rero ugomba guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto. Ndakeka ko ramuzwe itamo C.
ndakeka ko nuzikandika ku papuro utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajwe mu kino kizame cy'uyu munsi. Kirabaza ngo amatara ndangacyerekezo agomba kugaragara nijoro igihe ijuru rikeye mu ntera nibura ya. Hari igihe bavuze ngo ijuru rikeye umuntu akavuga ngo ni mu rukerera. Nabonye hari abantu benshi babimbajije barampamagara bambaza se yavuze ijuru rikeye ni ukuvuga ngo ni mu rukerera mu masaa 11? Oya, bishobora kuba ari na saa 6 z'ijoro ariko mu kirere hakaba nta gicu kibuditse gihari, nibyo bita ngo ijuru rikeye, nyine hagaragara neza. Nibura mu ntera ingana iki? Waba uri mu ntera imwe mwizi baduhaye ukaba wabona n'amatara ndangacyerekezo mu ntera ingana iki? Ari ngo muri metero 100, mbega ngo muri metero 200, sega ngo muri metero 150, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo muri metero 250. Hano urabona isoko kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, isoko kuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ndatekereza ko isoko kuri amaze kugitamo, ndatekereza ko isoko cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano isoko kuri nta kindi ni se muri metero 150. Waba uri mu ntera ingana na metero 150 ukaba wabona no matara ndangacyerekezo y'icyo kinyabiziga. Ndekeka ramuzwe itamo rero se, ndekeka ramuzwe kuyandika ku papuro. Ndizera ko kino kizame dukosoye ari ikintu kigufashije. Ukeneye gukora rimwe ugahita utsinda, jyaho hasi hasa umukara handitse ngo subscribe, hakande kugira ngo ikintu cyose nkizaho ujye ukibona ku gihe bitakugoye. Ukeneye gukora rimwe ugahita utsinda ariko nta mafaranga ufite, nibwo buryo bwonyine bwagufasha. Ukanda subscribe ikintu cyose nkizeho ukagikora. Wagira ikibazo ukampamagara ni kuri 0789351626 nkagusobanurira serivisi yo gusobanurira iba ari ubuntu. Ukeneye kode aho waba uri hose mu gihugu, zaba iza provisoire zaba iza kategori ziri kuboneka. Twandike cyangwa uduhamagare utubwira akarere ushaka gukoreramo n'itariki ushaka gukoreraho, tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga uri kure bitagukunda guze twigane mu shuri cyangwa bitewe n'akazi ukora, uduha amasaha ubonekaho ku munsi akunogeye. Ayo masaha yageze turaboneka tukakwigisha, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza. Tukaba twizeye ko nugerwaho uzakora rimwe ugahita utsinda. Biba byiza amanota wagize iyo uyanditse muri comment, kandi like usharinge video ku nshuti zawe nazo zishaka kwiga amategeko y'umuhanda kugira ngo nabo bazagirweho bakore rimwe bahite batsinda. Uri hafi gukora kino kizame kiri kuba kimaze gukorwa, nyishyiraho saa 3 zuzuye za mu gitondo kiba kimaze kugeraho. Yurakireba kugira ngo nugerwaho uzakora rimwe utsinda. Ibibazo biri gukunda kugaruka. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugira ibihe byiza.